agenda ndani kuri penalty zigutera penalty. Uyu musore wamenyekanye muri AS Muhanga na kipe ya Peri yamukuye. Sansenike rwose nziza, Sansenike Marinde utera yere Diaroze bamwita Peter Karota. Peter Karota Kirema neza nkuko bakurikiranaga mazitera kuri hari Hilali ya Peri niko ete nijya na Kirema n'umudefenseri n'abadefenseri beza igihugu gifite ndetse n'Amavubi bakinyi bakiri imbere mu gihugu rwose mwe abadefenseri bahagaze neza bafite forme muri no minsi cyane cyane no muri iyi myaka ibiri gutyo akira muri Rayon ahita ajya muri Peri agara asubira hasi n'ingena. Attention, international defender. Abadefanseri ba Peri bazi gutera penalty kweri. Aragiye nimero 34 yitwa nde 34 yitwa Sadamu Yusufu Firi, yitwa Sadamu Yusufu Firi. Attention, Sadamu Yusuf avera inzira byose. Bafana ba Peranga imitima uramutse uyipimye ntabwo iri mu gitereko, iri nko mu bihaha. Turimo kuzogeza ariko uri ku kibuga hano ntabwo atunamba. Attention, reka turebe Kategayo ndani. Kategaya mtoto Matimba yayiteretsemo. Kategaya penalty eshatu z'ikipe ya Peri, penalty eshatu z'ikipe ya Peri. ya kangahe? Attention, reka turebe umusore w'ikipe ya Red Arrows ntabwo nimero ndani ni Nicolas Mubiri. Attention, Byiringiro Gilbert Byiringiro ndani bari bayikuye abura gato we. Umuzamu Charles Karumba wa Red Arrows yari yayikurikiye
wenda niba ari ibyago simbizi ariko noneho bwa mbere ari gutera penaliti ngira ngo Zaperi irazinjije abangaba yirase Zaperi ahita Attention nani yayinjije uyu mumwe Brian Chirimina penaliti 5-5 zuzuye rero bivuze ngo angira Ninduriani Ariuswane agiye gutera penaliti ya gatandatu ya Peri Ariuswane ndani ya Senegali yakwita Ariuswane ndani akabagiye uwa Red Arrows eka turebe umusore wa Red Arrows ndani